Ndabasuhuje mu izina rya Yesu, Imana ibahe umugisha. Ndashimira cyane abakurikira Blessed One TV, mwarakoze cyane kandi mukora ibintu by'agaciro. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza mu izina rya Yesu. Ubu twagize ibihumbi 3 kuri subscribe, ibihumbi 3 ntabwo natangiye mbifite. Imana ibahe umugisha abantu bose baduteye inkunga bakaduha uwo musanzu, mwese Imana ibahe umugisha. Iyi ni Blessed One TV rero, ndagira ngo tuganire ku kintu kimwe wakora ugahagarika imyuka igukurikirana cyangwa se umwuka mubi ukugenzura. Mu buzima abakristu tuganira n'Imana cyane, abakristu tukaganira n'Isumba byose, ikatubwira ko izatugira neza, ikatubwira ko izadukorera ibikomeye. Si rimwe si kabiri, dufite ibimenyetso byinshi ko Imana izatugirira neza, igakora imirimo n'ibitangaza. Ariko abakristu hari ukuntu tuganira n'Imana, twamara kuganira n'Imana hakaba habaho uburangazi butuma umugambi w'Imana ukererezwa, kuko nabyo Satani ariho kugira ngo akerereze umugambi w'Imana cyangwa se kugira ngo ashake kuburizamo umugambi w'Imana. Gusa ijambo ry'Imana avuga ngo ni Imana ishoboye byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yayo. Ariko ndagira nkubwire ko burya hari ubwo Satani yohereza imyambi, ariko akayohereza kuko yabanje kumenya amakuru yawe. Uyu mwuka rero niyo bita monitoring spirit. Ni umwuka ukurikirana umuntu aho yerekeje hose, igihe yavuganye n'Imana, icyo yavuganye n'Imana. Mbese ugasanga misiyo y'uyu mwuka ni ukugira ngo uhagarike icyiza, isezerano, umugambi w'Imana ku muntu. Ariko ndagira ngo ngusabe ukande subscribe hasi, umpe comment, ujye umpa n'ibitekerezo. Ndashimira cyane abantu bandika hasi ibitekerezo bakambwira inzozi barose. Iyo mfashe umwanya mbisubiramo, kandi abenshi hafi ya mwese ndabasubiza, kereka wenda izo ntarasubiza muri iyi minsi cyangwa se uyu munsi, ariko ngerageza kubasubiza. Rero mukomeze munshikire, mumpe subscribe yanyu, share ndetse na comment, mubwire n'inshuti zanyu, kuko urugendo rwa Gikristo rurasaba guhugurana. Urugendo rwa Gikristo dukora rusaba kungurana ubwenge duhabwa n'Imana, ubwenge duhabwa n'ijuru, kandi bikagenda neza cyane kandi bikadufasha. Ikintu kimwe ndagira ngo manze nkuganize kuri ijambo gatoya, noneho biragenda bidufasha gusobanukirwa neza icyo dukwiriye gukora. Muri Matayo igice cya 3 umurongo wa 17 havuga amagambo akomeye cyane ngo, maze ijwi rivugira mu ijuru riti, nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Maze ijwi rivugira mu ijuru riti, nguyu umwana wanjye nkunda maze nkamwishimira. Iri jambo ry'Imana ryamanutse mu ishusho y'inuma, ubwo inuma yamanukaga kuri Kristo amaze kubatizwa na Yohana mubatiza. Ngo amaze kubatizwa, inuma imugwa ku bitugu, ijwi rituruka mu ijuru rivuga ngo, nguyu umwana wanjye nkunda ngo kandi nkamwishimira. Muri ako kanya amaze kwakira imbaraga z'Imana, amaze kwakira umwuka wera, amaze kwakira umwuka w'Imana, umwuka wera, Kristo, Satani nibwo yatangiye urugendo rwo kumugerageza. Ariko nureba ugasanga mbere yaho gatoya atarabatizwa, mbere yaho gatoya Imana n'ijwi ry'Imana ritaravuga ku buzima bwe ngo Satani yumve uwo ari we cyane, ntabwo yigeze amuzengurukaho ngo amugerageze. Urabyibuka ko nyuma yo kwakira umwuka wera amaze guhabwa imbaraga, ngo umwuka wamuje ngo umuyobora inzira y'ubutayu. Ariko muri iyo nzira y'ubutayu ageragezwa na Satani, atangira kumubwira ngo, niba uri umwana w'Imana ngo fata iri buye urihindure umugati, ngo niba uri umwana w'Imana. Impamvu Satani yakoresheje iryo jambo ngo niba uri umwana w'Imana, nuko yamaze kumenya ko ari umwana w'Imana, kuko ijwi rye ryamanutse rivuga ngo, nguyu umwana wanjye nkunda kandi nishimira.
niba ngo Satani yamubajije agendeye ku cyo yamenye. Nuvuga ngo iyo bita monitoring spirit ni umwuka ukumonitoringa ariko ukagukurikirana ukakugenzura ku cyo yakumenyeho. Bisobanura ngo ikintu cya mbere dukwiye nk'abakristo ni ukwima umwanzi amakuru. Tugendeye ku jambo ry'Imana n'ubundi mu ntangiriro 37 umurongo wa 5 haravuga ngo Yosefu ngo arota inzozi azirotorera bene se ngo barushaho kumwanga. Yosefu arota inzozi azirotorera bene se barushaho kumwanga. Ariko mbere yaho gatoya Yosefu ataratangira kurota nta muntu n'umwe wigeze umwanga. Ataratangira kurota nta muntu n'umwe wigeze umukurikirana. Ataratangira kurota nta muntu n'umwe wigeze umugurisha ifeza. Ariko umunsi yarose noneho akamena iryo banga agatangira kuganiriza abantu amakuru y'inzozi yarose, nibwo monitoring spirit, nibwo uwo mwuka umurwanya, umwuka umugenzura, umwuka ushaka kugira ngo mushyire hasi, umwuka ushaka guhagarika ibye, nibwo uwo mwuka watangiye utangira guhagurukira muri bene se. Hari amakuru nshaka kugira ngo ubwire, kugira ngo ubeho uteye Satani amayobera agushake akubure, kugira ngo ubeho uri kwinjira mu masezerano kandi bigenda bisohora ntibigukereze, kugira ngo ubeho uwo mwuka wa monitoring spirit, uwo mwuka ukugenzura ushaka guhora ukugenzuza ubutware bwawo kugira ngo ugushire hasi, kugira ngo ubeho usohorezwa amasezerano. Ikintu cya mbere ni ibanga. Niba Imana ikubwiye ko nguhaye inzu, ayo ni amakuru y'ubwiru, tangira ugire umwuka wo kubika ibanga. Niba Imana ikubwiye ngo nguhaye scholarship ku banyeshuri, gira ibanga. Iyo akarenze umunwa karusha amagara, iyo ikintu cy'agaciro Imana ishaka gukorera ugitangaje mbere y'uko kiba, aho ngaho burguha imbaraga y'amyuka iba ishaka kugusubiza inyuma kugira ngo ikurwanye ifite aho ihereye. Tugende muri Samusoni mu bami, ureba inkuru ya Samusoni. Samusoni yari yarashizweho n'Uwiteka kugira ngo arwanire Abisiraheli, arwanye Abafilisitiya. Ariko kugira ngo Abafilisitiya babashe kumurwanya bamushobore, bamwoherereje umukobwa witwa Delila. Delila arangije aramufata, aho abagabo bananiwe ibikomangoma bikananirwa, yamufasha aramurondoza, aramuganiriza, aramurondoza. Samusoni arangije abwira Delila aho imbaraga ze ziherereye. Muri ako kanya amaze kuhishura imbaraga zaho ziherereye, nibwo yahise agwa hasi, nibwo bahise bamubasha, nibwo bahise bagira ubushobozi bwo kumugiraho imbaraga bamushyira hasi. Rero reka mubwire, niba uri umukristo, ikintu cyo gukora cyihutirwa ni uguhangana na Satani ariko tutamuha amakuru. Niba ngo Satani cyangwa se monitoring spirit, imyuka mibi, ntabwo iturwanya itaradusobanukirwa. Nuvuga ngo umwuka mubi mu gutangira kurwanya abantu ubanza gusobanukirwa icyo umuntu afite, amakuru y'umuntu. Imana ishimwe. Ndagira ngo nkubwire, niba uri umukristo, niba uri umuntu w'Imana, uko wagendaga kose, ndagira ngo uhereye none ugira ikintu cyo kubika ibanga. Kubika ibanga mu gusenga, ugasengana n'Imana, ugaceceka, ntuganize ngo nuko umuntu ari so wanyu, ngo mukuru wawe, inshuti yawe, babandi ba hafi. Icyo gihe uba uri gutangira kuyoherereza ibitero bigushyira hasi, bigusubiza hasi. Umuntu w'Imana iyo yasenze aratungurana. Umuntu w'Imana iyo yasenze agasenga mu ibanga rikomeye, ubutabazi bw'Imana bumuzaho butunguranye. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ibanga rya mbere mu guhagarika imyuka mibi iturwanya ni ukubika ibanga no kubika amakuru y'ubwiru. Reka dusenge, nizere ko uhereye none umenye uburyo bwiza
bwo kumenya ko imyuka mibi cyangwa uwo mwuka ukugenzura bitewe n'icyo wamenye kuri wowe. Rero nutamenya amakuru yawe ntabwo uzakugenzura. Nutamenya amakuru yawe, iyo myuka monitoring spirit ntabwo izashaka kugira ngo iguheze hasi. Iyo bita monitoring spirit, iyo bita family spirit, ibintu bimeze nka bya karande, imyuka yo mu gisekuru, ibyo byose bijyana no kumenya amakuru yawe uhagazemo, bijyana no kuba uzi ngo Valante agiye gutabarwa muri ubu buryo. Ubwo agiye gutabarwa muri ubu buryo, iyo myuka ikagenda igahagurutsa abantu barwanya inzira zawe z'ubutabazi. Hari abantu bagiye barwanya inzira zawe z'ubutabazi bitewe n'uko nta banga wagize. Hari abantu bagiye baza bakitambika mu byaha bitewe n'uko watangiye gutanga amakuru, utangira gutanga amakuru y'ibwiru, utangira gutanga amakuru. Hari abantu baganira n'Imana bagatekereza bakavuga ngo iby'Imana uko byagenda kose umugambi uzagerwamo. Nibyo, kwizera uwo mugambi urasohora, ariko umugambi gusohora hari ubwo usohora nawe inzira z'Imana wabanje kuzigora ukabanza kuzenguruka. Kandi abantu benshi ntabwo bagira imbaraga zo gutegereza no kurindira umugambi w'Imana. Kugira rero izo mbaraga zawe nkeya ufite, reka kuzitataguza uhereza Satani uburyo bwo kurwanya no gufunga ibyawe. Ahubwo izo mbaraga zawe nke ufite, emera ugira ibanga rikomeye, usenga uceceke kandi utuje. Nta muntu umenya amakuru yawe, nta muntu umenye kuri gutanga itangazo ko ugiye kubaka inzu. Ibanga Imana ikunda ibanga. Monitoring spirit ni umwuka ukakurwanya kuko wasobanukiwe icyo ugiye kwinjiramo. Ni umwuka ufunga inzira, izo nzira zigafungwa kuko umwuka wamaze kumenya ko izo nzira ari zo uri kwinjiramo. Gira ibanga. Muri Bibiliya turabona abantu benshi ba Yosefu yarotoye inzozi, yavuze inzozi yarose, bene se batangira kumurwanya. Icyo ni ikimenyetso cya mbere. Uwitwa Samusoni avuze ukuntu imbaraga ze azifite, avuga ko imbaraga ze ziherereye mu musatsi, azibwira Delila, bamushyira hasi. Yesu Imana imara kumubwira ngo uyu ni umwana wanjye nishimiye kandi nkunda, Satani yagiye amuganiza ngo ubwo uri umwana w'Imana. Mu yandi magambo yari atangiye kubona uburyo, atangira kumusobanukirwa ko ari umwana w'Imana. Reka ndagusaba kugira ngo jijisha ba umuntu w'amayobera, Imana yigusobanukirwe. Si ngombwa gutanga amatangazo. Murabona hano kuri za social media, kuri za YouTube, abantu bari guhangana, batanze amakuru hakiri kare. Mbona imbuga zitandukanye, bisaba kugira ngo tumenye ubwenge bwo kubika ibanga. Iyo ubitse ibanga uba wimye uruhare n'uburyo Satani akurwanyamo, kuko iyo ibanga urishize hanze abantu batangira guhaguruka kandi Satani akabakoresha. Wari inshuti yawe akaba umwanzi, wari umenye ko ugiye kubaka agatangira ukwimisha ibyangombwa, mbese ibintu byawe bikaburizwamo. Reka dusenge. Nizere ko uhereye none usobanukiwe neza iyo bita monitoring spirit n'uburyo bwo kumuhagarika, ko guhagarika uwo mwuka ukurwanya, ukarwanya ibyawe byari bigeze ku ndunduro, ugiye kubona igitangaza kigahagarara, ni ukubera ibanga rike. Imana iguha umugisha kandi Imana ikugire neza. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Ngira ngo wowe wari udafite kwizera, uzamure kwizera kwawe. Dusenge Imana, kandi Imana ishoboye byose izatugira neza mu izina rya Yesu. Ndagushimiye Data mwiza, ndaguhimbaje, ngushimiye ubuntu bwawe n'urukundo rwawe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ugiriye neza aba bantu bose, ubagiriye neza kuko babashije kumva iki kiganiro. Abakanze sabu bose ubagire neza, ubaha umugisha. Hari abafite abarwayi batandukanye, ubagire neza, ubakize, utembere, wohereze ukuboko kwawe gukiza kubagereho. Hari abandi batandukanye bafite ibibazo bitandukanye. Hari n'abatarasobanukiye ko kubika ibanga byabafasha, basohora ibyabo mu bantu bakababera babi. Abo bose Data nubakomeze, wongere ubaha imbaraga kandi ubaremere ibishya. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Komeza ushigikire buri wese, ushigikire abantu bose bazabana natwe, ushigikire isi yose muri rusange n'igihugu cyacu. Ukomeze kutugira neza, ni mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu mbisabye nizeye. Wakoze w'Imana we. Amen, amen, amen. Imana ibahe umugisha.
mwibuke gukanda hasi subscribe, share ndetse na comment. Turi kumwe kandi turabakunda cyane, murakoze cyane.